Guys, ndabashuje mbifuje ibihe byiza abakunzi bacu cyangwa se abakunzi banjye, abantu dukundana. Arababwiye ngo umuntu nkunda naye mbamukuru. Bivuze ngo nimuvuga ngo abantu dukundana. Nge nabo nyere bafana ngira abakunzi. Umungu wanyu MK Original cyangwa se Ian cyangwa se umusore w'umukire umwite uko bishaka. Yose nayanjye yose ndayemera. Sasa rero ikintu kinzanye hangaha ni inkuru nziza. Bafite inkuru nziza. Ndabizi neza yuko mugiye ko mwabikunda bitewe nuko mwakunze filime nabakoreye yitwa umusore w'umukire, mukunda short movie nakoraga ntakibona umwanya wo gukora cyane bitewe nuko wenda nari gukora iyi filime nyine umusore w'umukire akazi kabaye kenshi bituma gukora za short movie muzibura, kandi ndabizi neza ko abantu bazikunda. Abantu bazikunda, hari n'umuru waracitswe na seri akaba atari kwikurikirana cyangwa se akaba buri umwanya kuvuga ati ngewe seri rwose hari ukuntu afite akazi kenshi none nkabura uko nzireba, ariko short movie nizo mbasha kureba nkanazikurikirana. Niyo mpamvu nje hangaha. Hari n'abantu no bari biriya filime akavuga ati kabaye gatoya jya uploading episode 2 ku munsi, uploading isaha, uploading 40 message zose ndazibona. Niyo mpamvu nje hangaha, nukubera yuko mba ngira ngo abantu dukundana abakunzi banjye nyine mbakora ibintu bashaka. Niyo mpamvu nje hangaha kuri uyu munsi wa none. Sasa rero nzanywe niki fora, nzanywe niki muri comment wandikemo ngo uzanywe niki, reka nyikubwire. Ikintu kinzanye hangaha nje kubabwira yuko abantu filime zabanaga nkeya hariya umusore w'umukire yabanaga ntoya, muzana igisubizo uwo muntu. Niba nawe uzi ko yakubanaga ntoya cyangwa se yakubanaga nkeya cyangwa se kugeraga bitinze, ahanganye kubwira ukuntu bigiye kugenda. Mbere na mbere ntaravuga abantu kandi subscribe wayikanze kana like andika muri comment ndakije kumva icyo uvuga. Wabyanditse? Okay, urakoze cyane. Ndabizi ntabwo wabyanga dukundana, ntabwo wabyanga unkunda ukunda ibikorwa byanjye. Abafana banjye ninjye umuntu wa mbere ukunzwe n'abafana hari abantu ibyo bindenga nkumva ngiye no kurira mbabarira. Sasa rero ukuntu bimeze ahanga kuri channel tujye kujya ducishaho short movie cyangwa se filime ngufi zirangira. Urumva harandi gukora kuri MK Original TV ndi gukoraho filime ya seri umusore w'umukire ikomeza. None hano ho tuye gukora filime irangira, filime zirangira nyine z'iminota 10-15 uve bitewe nuko muzagera mu bikunda nyine nkuko n'ubundi mwakomeje kugera mu bisavuga muvuga ati ongera ugiye dutamo twatubanga twiminota mike twatudukubita twiminota mike twatuni nazaga nkabo kubita bavuga ati cyaze mukishima ukadukunda cyane, sibyo? Ndagira ngo hangaha noneho ariho nzantucisha ariho nzanzicisha kandi bizi neza yuko mubitegereje muri benshi, ndabizi neza yuko mubikunze. Sasa rero kintu ngusaba kana subscribe, hanyuma umpaye ibitekerezo umbwire koko niba iyi nkuru yishimiye cyangwa tutayishimiye, umbwire niba ukunda ibikorwa byanjye, umbwire niba unkunda nayo ubwe niba ukunda. So icyo ngusaba nyine kana subscribe, hanyuma utegereze vuba bidatinze ndatangira kubatamo izo banga. Mu minsi ishize abafana banyeretse urukundo mu gihe abanzi bakeka ko bagiye kundangiza, nari babwiye abantu bankurikira nyine barabizi nabuze episode zigera mu 8, sibyo? Ibintu byari bikomeye cyane, ibintu byabi ko ngiye naravuga ngo ko birangiye nkubona ko nsubiye hasi birangiye, ariko abafana banyeretse urukundo muransengera mu message zimpumuriza mu ntera courage ku buryo navuze nti ndamutse ndekeye cyangwa se tutobapinze nkagaranga n'abanengushya abantu benshi. Nukuri byarandenze, ndavuga nti ndamutse mpagarariye hangaha abantu bambonye bakanyizeramo n'abatengushye. Ari niyo mpamvu nakomeje ngashyira imbaraga mu bikorwa byanjye byose, ngakomeza nkagerageza nkareba ko ngashyira imbaraga nyinshi nyine. Niyo mpamvu nicano ije ku bwanyu kugira ngo nkomeze nkore bya bintu mukunda. Abantu bakeka ko birangiye none babone ko ahubwo ari bwo bigitangira, ubundi ko ari bwo dufite power, abone ko ari bwo dufite imbaraga. Niyo mpamvu nkunda abantu banjye, nkunda ukuntu mukikira, nkunda ukuntu munyumva, kandi ndabizi neza ko mugiye kubikora. Sasa guys, niba ushimishijwe n'inkuru nziza yuko hano hagiye kujya hacaho izo short movie, jya muri comment bitubwire. Ikindi mutegereze mwihanganye, tugiye kubategurira icyo bita banga papa, tugiye kubategurira banga. Make sure ko wakanze subscribe, like ndetse na comment yawe, igitekerezo cyawe kirakenewe. Murakoze cyane.